jya numva bamwe ba feministi bavuga ibyo batazi ngo umugore yahejwe inyuma ibiki. Ibi ni ibintu bimwe byazanywe n'amadini igihe cy'ubukoroni. Mu gihe umwami yabaga atekurutse ahagaze arimo gutembera iki, ariko bamuteguriye intebe, hakaza umugore wundi uwo ari we wese akisanga yayicayeho, umwami yashakaga ahandi ateka. koko ntabwo yabaga yemerewe guhagurutsa umugore, naho yaba ari umukobwa we, naho yaba ari mushiki we, naho yaba ari inde, ntabwo yashoboraga guhagurutsa umugore ku ntebe. niyo mpamvu mu muco nyarwanda umugore umuha amaboko, umuha ukuboko, aka kantu uragira ngo kumve neza. Ntabwo nyumva undeba, kandi ibyo ngibyo ni ibintu by'ingenzi kuri jyewe. ni nayo mpamvu mu muco nyarwanda umugore iyo ugiye kumuramutsa umuha ukuboko ugaceceka, akaba ariwe ukuramutsa, kuko nicyo cyubahiro cye. niyo wemerewe kuko ubona uri umuntu mukuru, uri n'umusaza, akakubwira ngo amashyi. ubundi mu kinyarwanda umuntu ukuruta niwe ukuramutsa. ariko iyo bigeze ku mugore hazaho iyi exception yo kuvuga umugore niwe ukuramutsa. we ntabwo wemerewe kuza ngo ubwire umugore ngo amashyasha, ngo iwanyu muri aho, ngo gire inka, gire iki. umugore ntiyashoboraga guhaguruka, ntiyashoboraga gupfukamira umwami, ntiyashoboraga kwicara ku ntebe y'umwami ngo ayihagurutsweho, ntiyashoboraga kuza kureba umwami, kuko urabona ku irembo ry'umwami habaga abakumirizi, abo uyu munsi twakwita nka Republican Guard. abo bakumirizi ntabwo bari bemewe kumubaza iyava n'iyajya umugore. ubwo hagira utegura gahunda yo kugira n'abo mwami iri kohereza umugore. ni uko umwami yatekaga, iyo yabaga yicaye, niko bita kwicara k'umwami no guteka. iyo yabaga atetse habaga hari ingabo zimuri iruhande, abo nibo bashoboraga. kandi umuntu wegeraga umwami yatangaga distance. yego. none se abafeministe ko iyo bavuga umugore bavuga ko yahejwe, baba bavuga iki? bimwe kubera inama birirwamo, bavuga bashaka gushanisha imico y'ahandi n'imico yo mu Rwanda. kandi rimwe na rimwe ibyo bavuga biri true, ariko byaje mu Rwanda rumaze kwinjiramo abakoroni n'amadini. buriya amadini yagize uruhare mu guheza abagore. ariko CEO wa institution Gabeka ubundi ni umuntu wahagarika muri parking agapfa guhaga atanakuze, akakuvuga ngo ngufashe iki, atazi n'izina ryawe. abagore bakomeye bafite, hari n'umugore nzi w'umufeministe witwa Mukiga. she's a friend of mine, she's very brilliant, humble, afite ibyo bitekerezo, ariko she's a person you can talk to. abandi bahejeje inguni, you can't talk to them. feministe bahejeje inguni barahari mu Rwanda. none saba wise umuntu ngo ni trash akakuza imbere mukaganira. you see, nose ubwo mwahurira mu biganiro byo gushakira umuti hamwe, kwa kundi twavuze abantu bagahuza ibitekerezo. ni gute twafatanya abagabo n'abagore tugateza imbere igihugu? yavuze trash, yatanga igitekerezo muri ibyo biganiro, ndimo natamaguruka nkigendera. of course yesu wanyita trash, tukazaganira se. bariya bameze kimwe na Trump. baramukanye amahoro y'Imana bakunzi ba One Nation Radio. iyi ni radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. ni ikiganiro numva ntewe ishema cyo ngiye gukora uyu munsi, kongera gukorana na Bob Mugabe. Bob ntabwo ari ibintu nafata for granted, it is of ndeke kubivuga, ariko ndagaka kubera turi twenyine gusa wumve ngo ni byiza cyane. waramutse neza, waramukanye Nyagasani?
Waramutse mumeze neza ngenda aho ni ukuri nako bimeze gerega muramari kugeza igihe Imana izavugira ngo utaha warakoze mwana wanjye ehe wumva ngasubira mu nda y'iyo wumva unyuzwe n'umurimo wawe kuri iyi si wihaye nk'amanota kangahe yo papasi kuri iyi si yo papasi y'ubuzima bwawe ntego ikintu cyangombwa ni ufite passion to serve people yego kandi uburyo mbasavinga ndumva I'm okay. You're okay with it? Icyo ni nacyo kimatarenga nubwo naragera aho nshaka ariko I'm okay. So far so good? I'm good kuko ndajyana mu cyerekezo muri iki gihugu nashaka kuzatunga televiziyo ya mbere ikavaringa amakuru yo mu Rwanda ariko arebana na Afurika. Ndashaka buri gihugu cya Afurika kuba mfitemo umunyamakuru. Izo ni inzozi. That's my dream. Nimpfa nabigezeho nzambabaye. No dream is too big. Yeah, of course. Motivation speakers say so. Ku Bibiliya iravuga ngo Abaheburayo ngo bapfuye bose bapfuye bakizera, ngo bategereje ibyasezeranyijwe, ngo bakabirebera kure bakabyishimira, ngo bakavuga yuko kuri iyi si ari abashyitsi n'abimukira. Ngo niyo mpamvu Imana itagira isoni zo kwitwa Imana yabo. Ndaza kubisubiramo n'ubugunga. Ndabizi ako nukanshinja kutaba mpugutse unusisima ndi kukumva ubu nyumva ariko ntabwo yari radio televiziyo kandi ntagaragara ariko jewe mba nkubona ariko urabona ko impamvu iba yumvikana. Impamvu iragaragara nanjye byambaho nanjye byambaho ariko rero gusa nyine akazi aba ari akazi. Muga urakoze cyane ni ukuri kandi uratuganiriza kuko iyo televiziyo impamvu nyishaka n'ubu nshaka ko Afurika ibimwe imipaka ikavaho. I'm serious about it. Imipaka igomba kugenda. Actually hari inama iherutse kubera i Kigali iri massive y'aba billionaires. What? Billionaires. Okay. Ku mugabane wa Afurika yabaye mu ibanga rikomeye. Of course billionaires ntabwo bakwegeye. Yari yateguwe na Aliko Dangote. Aliko Dangote. Ibera hano kuri golf. Villa and Resorts. Ni umukire byahamye. Aliko Dangote. Abaperezida benshi ba Afurika nibo bayisha amafaranga yabo. Kwa Aliko. Niho bezereza indongereza. Niho bezereza. Ariko ntabwo nyafite yose niko bivugwa. So ni inama yabereye mu Rwanda urugero ko Aliko yigeze kuza muri CEO Africa CEO Forum. Yego. Hanyuma ubwo ngo ashobora Ariko Aliko Dangote is a very humble man. And a very big Pan-African. Dangote. Kuko no muri iyo nama wenda tuzana byari birimo baganiriye cyane kubirebana. Is a Nigerian billionaire. Cya kintu cyo uruvuga. How aba billionaires twashyira hamwe tukakuraho barriers zituma Afurika idatera imbere. Bari bahari wa wundi wo muri Tanzania yitwa nde umuyobozi wa Simba Mohamed Jaudi nimbari Jaudi n'abandi benshi muri za South Africa uriya Motsepe wari uyoboye CAF ziko ari umuherwe ntavyo narinzi. Motsepe n'umuherwe kuva kera. Motsepe nawe yari ahari. Yari inama ikomeye cyane. Icyo waruvuze rero mise nyumva kuko nicyo baganiragaho ni gute twasasa inzobe, ni gute twareba ibitanya Afurika tukabishyira ku ruhande tugafatanya mu iterambere ry'ubukungu no kuzamura imibereho y'abaturage. Ikintu bashingiragaho cyane ni reserve ya natural resource. Yego. Like 35% y'isi iri ku mugabane wa Afurika. Noneho muri sub-Saharan over 60% y'abaturage n'abafite imbaraga n'abari under 30 ni workforce ikomeye cyane. Workforce ni skills ikeneye ubumenyi bwafasha guteza imbere inganda n'ibindi bikorwa bitandukanye. Avuga ati tuzabigaruka ku buryo burambuye muga uyu munsi. Ariko urumva aho ngaho niho nanjye media yanjye igomba kuziramo muri iyo vision yabo bakiri nkabona amafaranga ariko rabaga kuri ibintu bifitiye inyungu Afurika. Narangiza ngacaho ntacyo byaba bintwaye. Cyangwa naho nakomeza kubaho nkabona ibintu bigenda neza. I'm fine. Ariko icyo nzi cyo the reality of life ubuzima bugeze igihe ukabuvamo
ku isi turi abagenzi, exactly turagana iwacu mu ijuru. mu nda y'inyoni. Imana izaduhe Hari icyanditswe arakubwe ntabwo wacyo ndongera gisubire. ntacyo bintwaye, aryoha asubiremo. Bibiliya iravuga ibice cumi na kimwe, cumi na kimwe mu mirongo uhereye hasi, Ushaka tusome akavuga ngo ukibonye wambwira. Haravuga ngo reka nanjye marebe ngende icyo bivuga. umurongo se Wageze Abaheburayo kangahe? 10 Jya kuri 11. zifite imirongo 11 ndi kuri 11. 11 jya ku murongo wa 13 numve. Mirongo 13 abo bose bapfuye. Yego. Aha. Abo bose bapfuye bakizera. Yego. Batarahabwa ibyasezeranijwe. Urumva bari barabwiwe ibyasezeranijwe, bakibyizeye ko bizaba, ariko bapfa batarabihabwa. Ahubwo babiroraga biri kure cyane. Yego. Bakabyishimira. Yego. Bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Komeza. 13 arangiye. Yego. 14 komeza. Abavuga batyo berekana yuko bashaka gakondo. Yego. Iruta kuba iyi ngiyi nziza. Barashaka gakondo nuko twebwe gatwabizera, twebere ko kuri iyi si iyi turimo hari amasezerano menshi duhabwa. I know there are a lot of preachers bigisha ngo icyo Imana yagusezeranyije ntabwo uzapfa kidasohoye. Actually you can go. Imana yarubwiye guhereza amasezerano atari ayawe ahubwo ay'abana bawe, ay'ikinyejana. Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo abagukomokaho bazangana nk'umusenyi wo ku nyanja, nk'inyenyeri zo mu ijuru. Aho ngaho icyo bari bwo kuvuga, abapfuye bose bapfuye bakizera, bizera iki? Ibyasezeranijwe, ariko bakabibonera kure, bakabyishimira. Uzi iyo babyishimira ko bavugaga ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira. Umurongo wa 14 utangira abavuga batyo bagaragaza ko bakeneye gakondo. Cyo kwa 15 iyo baba barakumbuye, iyo bavuyemo, yego, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ubukristo cyangwa se kwemera ushobora kukujyamo, ariko ufite na choice yo kukuvamo. Abo bantu bapfuye bakizera nuko bose bapfuye bari mu kwizera, ariko uko kwizera uko kwizera bari kwabaherezaga amasezerano bakayizera, ariko bapfa bayabonera kure bakayishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira. Amasezerano ni ahantu ahuriye. Amasezerano ni meza, adufasha iby'Imana idusezeranya, bidufasha kubaho neza no gukomeza kwiringira Imana, ariko amasezerano si yagize ubukristo. Ubukristo ni urugendo, aho tuva n'aho tugana. Umurongo ukurikiyeho ukavuga ngo, umurongo ukurikiyeho wihangane ni uwo ngo umaze gusoma, akavuga ngo bavuga batyo bagaragaza ko ari abashyitsi n'abimukira kuri iyi si. Yaba barakumbuye iyo gakondo bari barimo, bariko barasubiye muri iyo nzira bari barimo n'ubuzima bari babaye. Yego. Ngo ariko noneho komeza. Ariko noneho bashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza. Akurumva ko n'amagambo I flow in words muri iyo mirongo. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru, ariyo yo mu ijuru. Abo bantu bafite gakondo, bafite urugendo dufite iyo tugana. Komeza he. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye umudugudu. Yego. Irekereraho. Ushatse wasoma uhereye ku bice 10, icyo gitabo cy'Abaheburayo bavuga ku kwizera, 11 bavuga ku ntwari zo kwizera,
igice cya 12 bavuga igicu cy'abahamya bo kwizera noneho kituzengurutse. Reba igice cya 12 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, ngo ubwo uwo murongo 12 itangira ivuga, uwo murongo utangira uvuga ngo ubwo bimeze bityo, ngo kuko 12 oya ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo. So twumvikana hahandi tumaze gusoma ni ba bandi bari barasezeranyijwe iby'amasezerano ntibayibone. Ndakubwiza ukuri, jyewe mu kwemera kwanjye iyi televiziyo ndayishaka, iyo dreaming about no kubona imipaka ivuyeho, okay? Ariko kuba bitabayeho naho nasubira mu nda y'inyoni, nasubira mu nda y'inyoni, ntabwo bimbuza kujya iyo ngiye, kuko aho ngiye hariho abandi bahanyuze. Abo bantu bakiritinze a cloud, igicu and a cloud of witness, a cloud of witnesses, igicu cy'abahamya. Komeza wo ati nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, yego, twiyambure ibituremerera byose, yego, n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa, gusiganirwa aho dutegekwa. It's like we compete aho tugomba kujya twihanganye. Yes, twihanganye. Komeza gato. dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera, kandi ari we ugusohoza rwose. Yego, irekerera aho ngaho. Bible tuyive, atihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zabo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Yego, Bible irekerera aho ngaho Bible. So icyo shaka kuvuga ni kimwe, ibyo dusezeranywa guhabwa n'ibintu byiza byose biri kuri iyi si. Our life is premeditated. Ubuzima bwacu bwarateguwe mbere yuko tuba. So muri za spams zose as a result of sex iyawe n'ababyeyi bawe, niyo mpamvu utagira chance yo kubahitamo. Nuko Imana ishobora guhuza umugabo umwe witwa mubi. Ndabizi hari abagore bajya bavuga ngo bagira abagabo babi. Umugabo mubi Imana ikamuhereza umugore mwiza, bagahura specifically, atari uko bagomba just kubana neza, nuko hagomba kuvamo mugabe kubera gahunda Imana imufiteho. Uzakora iyi nshingano ku isi, uzazana iyi mpinduka. Therefore mugabe agomba kuba a product of the two people, yenda badafite amateka meza, yenda badafite amateka ahuye. Niyo mpamvu ingo zisenyuka muri iki gihe, nuko bareba about them. Umugabo ambaniye ate, umugore ambaniye ate. They never look about their children. Vision yabo iri myopic, it's about them. Ariko marriage isn't about people, it is a participation of the two people. Babigizemo uruhare ku bushake bwabo, ariko nanone bagomba kwemera yuko they are not perfect, ariko bafite ikintu kimwe, kwihanganirana. Nibyo batumvaho bakabiganiraho. Ikindi, icya gatatu, life, marriage aho ihurira na politics, nuko everything ibigomba kuba muri marriage niba muri politics is a game ishingiye kuri tolerance na compromise. Exactly. Muri politics udashoboye kugira compromise, muri marriage udashoboye kugira compromise, everything falls down. Udashoboye kugira tolerance, kwihanganirana, everything falls down. Akenshi ibyo bintu biba mu kintu bita emotional intelligence. Yego, kuko bigusaba kugira bwa bumenyi burimo za tolerance uvuga, birimo empathy, kuba wumva, watekereza ku cyundi muntu cyamuteza imbere, no gufata imyanzuro ariko utari selfish, kuko bikwigisha na selfless. Ibyo waruvuze byuko abantu babiri bareba bari myopic, bareba hafi, bari selfish, bo bareba inyungu zabo gusa, ntabwo bareba
ari nacyo kintu tugomba guhindura muri Afurika. Africans we create wealth. Mbabarire niba nakudivatinze uragaruka. abareba Africans amakuru mashya ndi kunguka. Africans create wealth izabo gusa ku giti cyabo. Yego bo birebaho umugabo n'umugore uko babaho kandi uko babaho neza, bakibagirwa to save for their descendants. Ari nacyo kintu tugomba guhindura. Bibiliya iravuga ngo ubutunzi bw'umutunzi bugirira akamaro abana be n'umwana uzamukomokaho. Unless we create riches zishobora kwimpakitinga abana bacu, turakirebaho ibyo ndi uyu munsi, ibyo nambaye uyu munsi, n'icyubahiro mfite uyu munsi. Nurebe abana bawe ejo bazamera bate. Abana bawe mu muco nyarwanda no mu mateka y'u Rwanda, niyo mpamvu abagabo bose uwo muntu bagombaga kubaha bose bashyize hamwe ni umwami. Okay? Niyo mpamvu abagabo bamugeraga imbere bagapfukama bagakoma yombi, yitwaga Nyagasani, bagakoma yombi. You know what? Umugore yageraga imbere y'umwami aje kuvuga ikibazo cyangwa batumije gahagaze. Kubera yuko abanyarwanda bemeraga yuko umugore apfukamira igihugu agiye kwibaruka, agiye kukibyarira umwana. So, umuntu upfukamira igihugu ntabwo yapfukamira umwami, kuko umwami ahagarariye igihugu. So, umuntu ushobora kugipfukamira ntabwo yapfukamira umuntu uwo ari we wese. Niko umuco nyarwanda wemeraga. Umuco nyarwanda urashimangira ko kuva na kera umugore yari umuntu ukomeye cyane, kubera ko jya numva bamwe ba feminist bavuga ibyo batazi ngo umugore yahejwe inyuma ibiki. Ibi ni ibintu bimwe byazanywe n'amadini igihe cy'ubukoroni. Mu gihe umwami yabaga atekurutse ahagaze arimo gutembera iki, ariko bamuteguriye intebe, hakaza umugore wundi uwo ari we wese akisanga yayicayeho, umwami yashakaga ahandi ateka. Koko ntabwo yabaga yemerewe guhagurutsa umugore, naho yaba ari umukobwa we, naho yaba ari mushiki we, naho yaba ari inde, ntabwo yashoboraga guhagurutsa umugore ku ntebe. Niyo mpamvu umuco nyarwanda umugore umuha amaboko, umuha ukuboko, aka kantu uragira ngo kumve neza. Ntabwo nyumva ndeba, kandi ibyo ngibyo ni ibintu by'ingenzi kuri jyewe. Ni nayo mpamvu umuco nyarwanda umugore iyo ugiye kumuramutsa umuha ukuboko ugaceceka, akaba ari we ukuramutsa, kuko nicyo cyubahiro cye. Niyo wemerewe kuko ubona uri umuntu mukuru, uri n'umusaza, akakubwira ngo amashyi. Ubundi mu kinyarwanda umuntu ukuruta niwe ukuramutsa. Ariko iyo bigeze ku mugore hazaho iyo exception yo kuvuga umugore niwe ukuramutsa. We ntabwo wemerewe kuza ngo ubwire umugore ngo amashyasha, ngo iwanyu muraho, ngo gire inka, gire iki. uratuza ukarambura umukono. Ntabwo ari umukono, ibyo by'umukono reka ari iby'ejo bundi. Uramuhobera cyangwa ukamuha ukuboko, mwese umukono byavuye ugategera ibyo by'umukono. Se urumva ubundi ukuboko ari umukono? Ibyo ni ibintu by'ejo bundi byo kubeshya, byo gufata ikinyarwanda ugashaka kugihindura, ugashaka kuzanamo ibintu by'ibiswahili biki. Umukono se ukamuha ukuboko akakuramutsa. Urabona uko gutyo, ukabona umukobwa ubyaye rimwe ufite imyaka 23, ukamuha ukuboko akakubwira ngo gira iwanyu cyangwa gira inka. Ubundi gira iwanyu ni umugabo uyisuhuza umwana, kuko aba amwifuriza kugira iwabo heza. Gira inka, gira abana, gira iwanyu, amashyo, amashongore. Urumva? amashongore Amashongore ntabwo ari amashyongore. Ibyo ni ibintu abantu batazi ikinyarwanda ariko bakigoreka, batazi, bavuga ibyo bintu by'imikono, bavuga abanyayuganda ngo ni abaganda, bavuga ibintu biri aho utamenya ikinyarwanda bavuga aho cyaturutse.
gusa icyo bakaraminze ngo ni amabwiriza babigishije mu ishuri uburyo bwo kwandika ikinyarwanda bakoresha eri ndende. L ntabwo ijya ikora mu kinyarwanda. kandi iri no muri Kigali. Ya izo ni exceptions, ni irengayobora. Kigali kubera ko twemeraga ko ari Kigali, ni igihugu Kigali. Akwivuza ubugari ushyiramo r Ubugari ubundi ubugari bw'ikintu bw'ikintu apana bwo kurya bwanyu nabwo n'inzadukereka ntabwo biri habi. Mu kinyarwanda ibintu byose bitetswe kuriya nk'ubugari n'ibyo mwita kawunga byose biri muri famiye imwe n'umutsima. Umutsima w'uburo, umutsima w'amasaka, iyo ni imitsima abanyarwanda baryaga. Reka ngaruka aha ngaha. Umugore ntiyashoboraga guhagurukira, ntiyashoboraga gupfukamira umwami, ntiyashoboraga kwicara ku ntebe y'umwami ngo ayihagurutsweho, ntiyashoboraga kuza kureba umwami, kuko urabona ku irembo ry'umwami habaga abakumirizi, abo uyu munsi twakwita nka Republican Guard. Abo bakumirizi ntabwo bari bemeye kumubaza iyo ava n'iyajya. umugore ubwo hagira utegura gahunda yo kugira n'abo umwami iri kohereza umugore. Ni uko umwami yatekaga, iyo yabaga yicaye, niko bita kwicara k'umwami no guteka. Iyo yabaga atetse habaga hari ingabo zimuri iruhande, abo nibo bashoboraga. Kandi umuntu wegeraga umwami yatangaga distance. Yego. None se abafeministe ko iyo bavuga umugore bavuga ko yahejwe, baba bavuga iki? Bimwe kubera inama birirwamo bavuga bashaka gushanisha imico y'ahandi n'imico yo mu Rwanda. Kandi rimwe na rimwe ibyo bavuga biri true, ariko byaje mu Rwanda rumaze kwinjiramo abakoloni n'amadini. Buriya amadini yagize uruhare mu guheza abagore. Urutanga ingero? Ingero zirahari nyinshi cyane. Hari inzandiko nyinshi zo muri bavuga umugore ntakavuge mu ruhame, umugore ntakagira ate, intumwa za Yesu 12 nta mugore wari urimo. Ariko ibyo nabyo si byo, kuko hari abatanditse ariko twabonye akamaro kabo. Harimo n'umugore wa mbere wavuze ko Jesus yazutse, wagiye kuwitinesinga. Hariho n'abantu bagore benshi bagize akamaro, harimo yewe na nyina wa Jesus yagize influence muri minisiteri ya Jesus. So ibyo ngibyo rero ntabwo twabishidikanyaho. Ntabwo reka ngaruke ku byo nahereyeho. Abanyafurika tugomba kugaruka ku bunyafurika bwacu, tugakuraho ibidutanya, tukareba imbere. Hanyuma nitwirebeho abanyafurika, tukabona tugashobora creating a wealth, tugashobora kubaka ubukungu bwacu mu miryango yacu buzafasha n'abatuvukaho. Mugabe nirukanse ibihuru, Mugabe narirukanse shakashaka muri uyu mujyi kureba uko natera imbere. Nabaye mu bihugu bitandukanye, nagiye mu bihugu bitandukanye. Ndifuza yuko umwana wanjye unkomokaho ataruha imiruho na rushya, ariko abana nabo bakabyumva responsibility. Iyo tubajyana mu mashuri meza, tugakora ibyo dushoboka byose, ntabwo ari ukugira ngo uze wabaye ngo tweretse ikintu gishya ngo kuzanye ubaye transgay. Ngo wari umugabo ngo ugarutse uri wabaye umugore, icyo ni cyo nyituye nkumvune zose. That is all you can offer to this world, is to turn from a man to be a woman. Ndabizi abantu benshi baraza kuntuka bambwira ngo am homophobic cyangwa ibiki, ngo am transphobic ibiki. Those are things very African. Ibyo nta nubwo njya kubitindaho. Nta mugabo wakwigira umugore, nta mugore wakwigira umugabo. Twese turuzuzanya, umugabo n'umugore, kandi buri muntu afite ofisi. Hanyuma kuri iki cyo wari uvuze cy'uburinganire ndetse no guhezwa, kuzamura ibitekerezo mu bana bato b'abakobwa ko bahejwe, basubijwe inyuma, bibafasha iki? Ese bibaha imbaraga zo kuba bakora bagatera imbere, cyangwa bishobora kuzana sense of revenge, tugasanga dufite sosiyete itumvikana cyangwa itaryana? Ni nacyo kibazo kiri mu ba feminist. Ntabwo
ntabwo barashobora gutandukanya eh, emancipation no gutandukanya emancipation no gutandukanya the call for revenge. Bamwe biyita radical feminist bo birirwa bari ku mbuga nkoranyambaga bavuga men are trash. Reka duse nk'abemera yuko men are trash and then women are what? Kuko abo babivuga bafite base. You mean your father is a trash? basaza bawe Ufite basaza bawe, are they trash? Basogokuru bawe, are they trash? Some of them, they have, actually most of them, they have impacted your life. No kugira ngo ukure uri muri environment yaguteza imbere. Bacontributing ntabwo gusa ari mu kubaho kwawe no kukurera, ahubwo no kugusapotinga amashuri meza. Icyo bituye is to come and tell your dad is a trash. ubwo trash no bawo n'umwanda Ni umwanda ngo puberi. So nyokoro mene trash, so wanyine trash. I know they are bad men, the same way they are bad women. hari abagabo beza babi hari n'abagore babi. Tutagire kwitana ba mwana, tutagire kujya mu ntambara ya bigotry. nta solution twagera. Ibyo bintu ni biki. Ariko nyamara na kwa kundi Bibiliya ngo nuko noneho nuko noneho dufite leta ihereza amahirwe abagore n'abagabo icyarimwe bashobora to inherit wealth, bashobora kuzungura, bashobora kuragwa, bashobora kubona umunani, bashobora creating wealth, bashobora gukompitinga n'abagabo. Focus y'abafeminist yo mu Rwanda yakabaye to empower their fellow women kugira ngo bagire a health competition. Ugiye mu mwanya atawujyamo kubera ko ari umugore, awujyemo kuko ashoboye. Ni nayo mpamvu muri Amerika ishyigikiye umugore witwa Kamala Harris. She is sharp, intelligent, kandi uturutse from the middle class, ushobora to understand ubuzima bw'abanyamerika bo hasi na policies, kandi ntabwo mushyigikiye kubera ko ari umugore. That woman is a powerhouse. She's brilliant. Iyo umukurikiranye ukareba uko yatangiye ari procureur wa district muri San Francisco, yego, uko yahanganye n'abakatere n'abacuruzi ibiyobyabwenge n'abacuruzaga intwaro, bamwe akemera akabafunga, agafata maximum risks. Gahunda afite y'utracinze amateka ye, ukareba n'ibyo akora, ukareba na politiki afite ashaka kuzana muri Amerika. I'm supporting that lady. Nubwo support yanjye itashobora kuimpactinga amatora yo muri Amerika, ariko ariko ahanganye n'umugabo ukomeye cyane. Umugabo ukomeye ahanganye nawe ntuzana just white supremacist. Byose rero ntabikora hiki. So it's up to Americans to decide who white supremacy yo rwose supremacy ya white buriya ni mbi cyane. Niyo yivuze, niyo avuga arayivuga kandi cyane cyane. He's proud. Na biriya byo kuvuga ngo abantu bo muri Springfield za Ohio ngo hariyo ngo abimukira baturuka muri Haiti ngo bariye injangwe bayibonye na nyirayo yayisaze muri basement. Ni just racism. What they are eating dogs and cats. Biriya gusa ni urwango rushingiye ku ruhu. Ibyo byose rero toxic politics Kamara mbona ariwe wayikemura. Ariko iyo ngiyo reka mveyo. Natanze urugero rwa Kamara, ushatse natanga urugero rwa mushiki wabo udahari kubera ko ari umugore. Abantu bose babibona ko she's a woman of influence. Ushobora kuvuga ba Claire Kamanzi, ushobora kuvuga Kamanzi uri umuntu uza mu rwego rw'abagore. Ushobora kuvuga abagore nka Aisha Kirabo,
ushobora kuvuga abantu Karusisi ba Karusisi, uriya mugore arakomeye cyane, kandi she's the most humble woman I've ever so seen, humble. so humble. Uburyo no kumuvugisha niyo, ndibuka nigeze muri parikingi ya Beka, nigeze kumbona asohoka kandi mukeneye, imodoka ndayihagarika manura ikirahure, arambaza nagufasha iki, ndamubwira nitwa so n'igihe twe dufitanye gahunda ko oh my god nari nibagiwe, ngo reka ngo wambabarira tukayihindura. Ibaze CEO wa Beka ambwira ngo mubabarire, because ko ufite turnover ya 1 billion. Knowless arabwa ngo mubabarire duhindure. Ariko CEO wa institution ga Beka ubundi n'umuntu wahagarika muri parking agapfa guhaga atanakuze akakuvuga ngo ngufashe iki, atazi n'izina ryawe. Abagore bakomeye bafite, hari n'umugore nzi w'umufeminist witwa Mukiga, she's a friend of mine, she's very brilliant, humble, afite ibyo bitekerezo, ariko she's a person you can talk to. Abandi bahejeje inguni, you can't talk to them. Feminist bahejeje inguni barahari mu Rwanda. None saba wise umuntu ngo ni trash akakuza imbere mukaganira, You see, nose ubwo mwahurira mu biganiro byo gushakira umuti hamwe, kwa kundi twavuze abantu bagahuza ibitekerezo, ni gute twafatanya abagabo n'abagore tugateza imbere igihugu. Yavuze trash, yatanga igitekerezo muri ibyo biganiro, ndimo natamaguruka nkigendera. of course Yesu wanyita trash tukazaganira se. Bariya bameze kimwe na Trump, ni ukuvuga bariho barakopera type of feminism ziba hande muri society zifite umuco wo gukandamiza abagore, bagashaka gukora copy and paste. Katwe ntawo umuco ntawo. Of course Jesse gusobanuye si igihe twatangiriye ukuntu umugore we yari we mu Rwanda cyane rwose, nanabyumvise muga, ariko ntabwo navuga ngo ibintu byari shyashya kuko we came from a primitive society. Yewe n'abantu babureminga ubwami ukuntu bwari bumeze, ni nako isi yose yari imeze ifite ubwami. So we let us not to pretend yuko ubwami ushaka kubugereranya na current states. Isi yateye imbere, abantu babaye civilized iki. Ariko icyo mvuga, Africa should create wealth ishingiye ku bwumvikane, ubwuzuzanye, bakore imipaka, barebe ibiduhuza, nanjye nzanemo to creating a voice ishaka ibiduhuza kurenza ibidutanga. ariko urumva kuzana ibiduhuza no kubanza kwirukana division ahanini itarazanywe itari made in Africa. Division nibyo uvuga kuri divide and rule, nibyo ngibyo biza kudaho urugero bya gender equality, ahanini nubwo igitekerezo cyiza, ariko byazanye divide and rule, imiryango izabaho barebana y'ingwe bafatanye ngo batere imbere. Iyi division twazaniwe turaza kwibreakinga dute tunyuze muri ibyo byose bavugaga bya gender equality n'ibindi bitandukanye. We are divided by race, by religion, by everything. Media has to help. Niko kamaro ka media mu rwego rw'uko muri diversity hashobora kubamo tolerance, ishobora kuzana ubumwe, kandi ishobora gucreating ibiganiro. Iyo tuvuga democracy tukavuga dictatorship, in democracy nuko tuganira, in dictatorship they dictate. Bavuga wowe gira neza ugomba kuvuga kandi ugomba kuvuga iki, turashaka kwicara icyo kivuga. In democracy turaganira nkuko turimo kuganira gutyo. In democracy tujya impaka ariko tugamije kubaka, ntabwo tujya impaka tugamije to tear ourselves apart. In democracy tuganira ku biduhuza, ibidutandukanye bikipfisha. Uko turushaho kuganira ibiduhuza, ibidutandukanya byonyine bipfa a natural death. Exactly muga, urakoze cyane.